Inshuti bavandimwe mudukurikiye nongeye kubasuhuza muri ibihe bikomeye, nihanganisha abarwaye, nihanganisha abanduye, ndanihanganisha kandi abakomeje kubura ababo. Dukomeze rero tube hamwe, tube kumwe muri iki kiganiro tubategurira kugira ngo twibaze ibyo tubamo, ibyo duhoramo, ibyo tubona ntidutindeho, kandi wenda aribwo butumwa aribyo bidufitiye akamaro. Njya nitegereza rero, nkitegereza nk'abana. Hari igihe abana banjye banzanira imikoro baba bahaye ngo tuyikorane cyangwa se bayikorere mu rugo. Ubwo iyo utangiye kumubwira uti kore gutyo, ujya kumva umwana arakubwira ati ariko mwarimu yavuze ko, cyangwa mwarimukazi yavuze ko. Icyo gihe umwana akubwiye gutyo ni uko aba adashaka kwemera ko umufasha, uko aba yumva ko yihagije. Ibyo kandi birumvikana, nicyo kimujyana ku ishuri. Icya kabiri ni uko uwo mwana aba atekereza ko mwarimu adashobora kwibeshya. Ikindi nanone kiba gishoboka ni uko nanjye ubwanjye nshobora kuba ntabyumvishe nibeshye. Cyangwa se ubundi buryo umuntu uko yabibona ni uko umwana nta n'ibyo aba yumvishe namba, ariko kugira ngo yihagarareho, dore ko kwihagararaho bitangira umuntu akiri uruhinja, akakubwira ko yabyumvishe kandi mwarimu yabivuze kuriya. Uwo ni umwana. Ariko se abantu bakuru tungana bameze nkanjye bo bite? Bo iyo umubwiye ikintu cyangwa umuhaye amakuru atarazi, kugira ngo yihagarare ahita akubwira ati ibyo nari mbizi, maze iminsi mbizi, ni wowe utari ubizi se ahubwo. Ibyo byita kwihagararaho, kandi wenda ibyo ntabyo yari azi. Ubundi buryo umuntu iyo wamubwiye amakuru, unavuga abakuru uko bahita basubiza, akubwira ayagusubiriramo, ariko akayavuga ku buryo bunyuranye, acurika ibyo wamubwiye kugira ngo wumve ko yari atuye abizi. Kandi icyo gihe anabikubwira noneho yongeramo n'imbaraga ku buryo wumva ko yari atuye abizi, kandi rero wari umaze kubimubwira. Hari uburyo bwa gatatu nanone abantu bakuru iyo bahaye amakuru bafata, ni uko abihakana, akakubwira ati ibyo ntibibaho, ibyo byose uzana nta n'icyo bimbwiye, ariko umutima wazi neza ko ibyo umubwiye ari ukuri, kandi n'umutima umukomanga. Abo ni abo tungana, abo ni abantu bakuru. Iyo witegereje noneho ukagera ku batubyaye, ndavuga ababyeyi bacu, iyo ugize icyo umubwira cyamugirira akamaro, ahita akubwira ati umva rero wa mwana we, ndisaziye, ibyo nzi birampagije, nzabana n'ibyo ngibyo. Ubonye ahubwo wari umubwiye ngo urampa akagwa, cyangwa hari ikindi urimo kumbwira. Uwo ni umuntu mukuru, ugafite urufatiro rw'abadashaka kunyeganyeza. Ariko ikindi kiba kiri inyuma, hari n'ubwo akakwitegereza uri uruhinja, uri umwana ukorera amabi yose y'abana, yarangiza akibaza ukuntu ari uje kugira icyo umubwira, uje kumwungura igitekerezo. Muri makeya, umuhanuzi iwabo, burya rimwe na rimwe imbere y'ababyeyi niho bigoye kuba umuhanuzi. Nanone muri uru rwego rw'ibintu ndimo kuvuga, harimo ikintu cyitwa ivangura. Ivangura riba ahantu hose, riba mu bintu byose, ariko ryagera ku banyarwanda cyangwa ku banyafurika rikikuba 3, 4, 5. Ujya kumva umuntu arakubwira ati se uriya ubivuga ninde? Ahubwo se uriya ubivuga asengera hehe, asengana nande? Uriya se ubivuga avuka mu kihe gihugu? Iyo ari umuzungu ubivuze, ubwo ngubwo biba bifite agaciro. Iyo ari umunyanijeri ubivuze, bifite agaciro. Ariko kuko bivuzwe n'umunyarwanda mwene wanyu cyangwa mugenzi wawe, agaciro karagabanyuka. Ubivuze yakubwiye ko avuye kwiga muri Canada cyangwa avuye kwiga mu Bubiligi, ubwenge burushaho kwiyongera. Ahubwo se ubivuze yambara iki? Ubivuze arira hehe? Ubivuze yize hehe? Ubivuze harya ni muntu ki, ni mwene nde? Ariko byaba byiza avuze Yesu Kristo, cyangwa se avuze Yezu Kristo, kugira ngo ibyo akubwira ubyumve. Ibyo byose mwabyumvishe, ni impamvu zinyuranye zituma tutabasha kumva
cyangwa se kwakira ibyo duhabwa, kandi ibyo byose ni igihombo cyacu, kuko ibintu byose biriho bishobora kutugira akamaro tujye dutega amatwi mbere y'uko tubishyira mu gatebo k'ivu cyangwa se pubele. Uyu munsi rero ndashaka gutera akamo kamvuye ku mutima, kuko n'ubundi akamo kaba kavuye ku mutima ariko noneho karavugwa n'ururimi n'umunwa wanjye. Ndashaka gutera akamo ku ijambo ubutatu butagatifu cyangwa se ubutatu bwera, bitewe n'aho umuntu asengera. Muri bumbwire muti ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu twigishijwe tugitangira Sunday school, cyangwa se abize ku gatandatu cyangwa se abize mu Kibeho. Ibyo ndabyemera simbitindaho. Ni nayo mpamvu nshaka kubwira abantu, nkongera nkabibasubiriramo, ko kutamenya Imana icyo ari cyo, ko Imana ari imwe, ubwabyo bifunga umuryango w'ijuru. Mu yandi magambo, ntabwo uhwirahwira utekereza ijuru niba utazi Imana mu butatu bwayo, uko bisobanurwa, uko bisobanuye, icyo bivuga. Ntabwo nkeneye ibyo umuntu yafashe mu mutwe nka kasuku, nkeneye ibya bintu uvuga uti ni uko nguko biri, ni uko nguko n'ubundi mbyemera. Ubwo rero kugira ngo bize koroha, ndagira ngo muzarebe kuri interinete Wikipedia, murebe ikimenyetso cy'uwitwa Atanaze kivuga ku butatu butagatifu, uwitwa Atanaze. Icyo kimenyetso wegere mugenzi wawe, buri muntu yegere mugenzi we, begeranye bakiganireho, bumve icyo bacyumvikanaho. Nibasanga babizi, Imana ishimwe ihabwe umugisha. Nibasanga batabizi, baziyegereze pasiteri wabo, biyegereze umushumba wabo, biyegereze padiri wabo, umwarimu wabo, babigarukeho. Ariko nongere mbasubiriremo, kutamenya Imana iyo ari yo, cyangwa se ugasanga dusenga Imana eshatu cyangwa se tuzisenga ari eshatu tutabizi, ni ikintu kidufungira umuryango w'ijuru. Aha rero nagira ngo uyu mukoro muwiteho neza, kuko nkunda kubabwira ngo tuba mu biki. Ese ibintu byose dukora, tuvuga, amagambo dukoresha, tuba tuzi ingaruka zayo. Aha rero ndagira ngo mwongere mutekereze, mwiyumvishe neza ubutatu butagatifu icyo ari cyo, kuko ni ku nyungu zanjye ariko no ku nyungu zanyu. Ntagomba mubikoraho ikiganiro, ahubwo reka tuvuge ku kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi ndashaka kuvuga ku mazi. Reka ntangirire kuri Zaburi 103 iragira, 103 umurongo wayo wa 3 iragira: hejuru y'amazi wahubatse ingoro yawe, ibicu ubigira igare ryawe, ugatambagirira ku mababa y'umuyaga. Ibi birasometse: hejuru y'amazi Imana yahubatse ingoro yayo, ibicu niryo gare igendamo, igatambagira hehe? Ku mababa y'umuyaga. Ibi ngibi ndumva byoroshye, uretse ko nta n'ikintu kinini nanone bimbwira. Icyo bimbwira ni uko nzi ko Imana ari igihangange, Imana ishobora byose, ishobora kugenda mu muyaga, ishobora kwicara ku mazi, ishobora kugenda mu bicu. Ibyo byose birumvikana. Ariko nidusunika gatoya uburyo dusoma, turaza gusanga ko ijambo ry'Imana ryakiriwe neza kuri buri wese ni Nyagasani wenyine uritanga. Nicyo hariya bivuga kwicara hejuru y'amazi, ingoro hejuru y'amazi, Imana yicaye hejuru y'amazi. Nuko ijambo ry'Imana rihabwa buri wese, rishobora kwakirwa na buri wese. Ni ukuvuga ijambo ry'Imana ryoroshye kumva, ni Imana yonyine iritanga. Naho ririya gare, inyigisho z'ukuri, ni wowe wenyine zikomokaho, ndavuga Nyagasani. Inyigisho hano ubwo ku bamenyereye indimi nicyo bita doctrine. Ijambo ryawe riherekejwe n'inyigisho nziza, ni ukuvuga kuguruka, kuko kuguruka muri byo bivuga kwigisha. Niryo riha imbaraga
niryo riha ubuzima ubwenge bwacu. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana ryakiriwe neza, ryakiriwe na buri wese, ni Nyagasani ubwo wenyine uritanga, nari amazi. Inyigisho z'ukuri niwe wenyine zikomokaho, ni ririya gari cyangwa se doctrine. Naho ijambo ryawe riherekejwe n'inyigisho nziza, ari nabyo ari amababa aguruka, amababa n'imbaraga. Naho kuguruka ni ukwigisha, ni wowe wenyine ushobora kutwigisha, kandi ibyo uduha nta bindi mu nyigisho zawe ni ubuzima. Amazi kimwe n'izuba, ubwo izuba twarivuzeho ku biganiro bibanza, ubwo abajya kuri shene yindi ni kuri 17 AM, nicyo kiganiro kivuga ku zuba. Amazi ni ubuzima, twese turabizi. Ni ubuzima ku bantu, ni ubuzima ku nyamaswa, ni ubuzima ndetse no ku bimera. Ibi nibyo nzi, nibyo tuzi, ndumva tubyemeranywaho. Ubwo ariko reka turebe icyo Bibiliya ibitubwiraho. Maze iminsi numva abapasiteri benshi bigisha ibya karande, bakavuga karande. Ubwo iyo babonye ikintu kigaruka kenshi muri Bibiliya, bo bakita karande. Ubwo wenda ndafata nko mu ntangiriro 26:15 cyangwa se intangiriro 21:25, batubwiraho Aburahamu atongana na Abimeleki bapfa amariba y'amazi. Reka masomeho gatoya. Abafilisiti bagirira Izaki ishyari, nuko baza gusiba amariba yose abagaragu base bari barafukuye Aburahamu akiriho, bayuzuzamo ibitaka. Naho nidukomeza imbere, ubwo ahandi Aburahamu yinubira Abimeleki kubyiriba abagaragu ba Abimeleki bari baramunyaze. Ahangaha ubwo ngubwo umuntu wigisha ibya kandi azahita akubwira ati, urabona ko Aburahamu yagize ikibazo cy'amazi akarwana na Abimeleki, Izaki umuhungu we akagira ikibazo cy'amazi akarwana n'Abafilisiti, Abimeleki. Ibi byose ni ugukurura. Umuntu akurura Bibiliya ayisoma uko ku buryo bumuha imbaraga cyangwa se butuma abasha kwigisha ibya karande uko ibyo aba yateguye. Ariko aho nta karande irimo. Icyo badusobanurira hano ni ikihe? Ni uko iriba ari inyigisho z'ukuri. Iriba ni ukuri. Mu yandi magambo, Abimeleki kuko ari n'Umufilisiti yagombaga guhangana n'abana b'Imana, no kuvuga Izaki cyangwa se Aburahamu. Bahanganiye iki? Bahanganiye ku nyigisho. Umwe akuzanira ikinyoma, nawe umuzanira ukuri. Niyo mpamvu baba bahurira kuri ririya riba bakarihanganiraho. Ntabwo ari uguhangana byo kurwanira ibyo dutekereza, nta nubwo ari guhangana ibyo gutekereza yuko barimo barwanira za karande, ahubwo ni uko biba bishushanya inyigisho ari amazi. Ikindi nanone si ubusambo kuba Aburahamu yarahaye umugore we Hagari amazi mu mvumba n'umugati gusa igihe yamwoherezaga mu butayu. Ibi ngibi abashaka kubireba kumva icyo bivuga, ni ikiganiro kiri nimero ya mbere 1 AM. Ubwo muzareba nabikozeho ikiganiro kirambuye abashaka kugira ibisobanuro. Ariko mwumve ko amazi hano ahabwa ari iki? Ari ukuri. Ntago amazi ari amazi ayangaya tuvoma muri robine. Si ukwibeshya iyo kuba Nowa akira hejuru y'amazi, kandi abandi amazi yari mu bwato bwari hejuru y'amazi, abandi barengewe n'ayo mazi. Ntago ari uko biri byandika yibeshya cyangwa se ishaka kuduha inkuru. Ikishaka buriya bwato, iriya nkuge ni kiliziya. Ni ukuvuga ngo Nowa yari kiliziya. Iyo kiliziya ibasha abayirimo, kuko kiliziya akamaro kayo ni ukurokora abantu. Barokotse kubera iki? Kubera yuko batari bafashwe n'ikinyoma. Icyo kinyoma nicyo kigaragaza amazi yamaze abantu, ni kiriya kinyoma. Naho abari barokotse ni abari mu nkuge, ni ukuvuga abari muri kiliziya. Inkuge rero cyangwa kiliziya nta kindi igomba kumara uretse kwigisha abantu ukuri kwa Bibiliya. Aho ngaho nanone ni ukugira ngo mwumve ariya mazi. Ndacyakomeza ku mazi.
mwibuke ko Musa ubwo tubisanga ibi byo muvuze hejuru tubisanga mu ntangiriro umutwe wa 7. Mwibuke ko Musa bamutoraguye ku nkombe y'amazi ya Nili ari mu kantu k'agatebo mu rufunzo. Aha nanone ntago ari uko abandika Bibiliya babe babuze ibyo bandika cyangwa se bashaka kuduha inkuru ziryoshye, oya. Aha ngaha barimo kutwereka yuko ku nkombe y'amazi ya Nili, twibuke ko Nili yari muri Egypt cyangwa se muri Egiputa nk'uko abenshi babivuga, mu Misiri. Uko kuba aya mazi Musa yari yicaye yari yateretswe iruhande rw'amazi, no kuvuga ngo ubwandu bw'ayo mazi, kubera ko ari amazi hariya yanduye, mu yandi magambo ni ikinyoma. Musa avukira iruhande rw'ikinyoma, ariko mu kuri gukeya gushoboka, kubera icyo ari ukuri gukeya gushoboka, ni rwa rufunzo yari arashushanya, kuko ibiti bishushanya ukuri. Donc hano ukuri urufunzo ni igiti cyoroshye cyane, ni ukuvuga ngo yari mukuri ariko koroshye cyane. Abazasoma iyimuka Misiri cyangwa se Kuva umutwe wa 2, ubwo biri ku murongo wa 3, ariko mwasoma igitabo cyose muzumva neza impamvu Musa avukira muri rwa rufunzo ari mu gatebo. Ako gatebo wagereranya n'irankuge yo hejuru, mu yandi magambo aka gatebo kimwe n'irankuge, kimwe na bwa bwato Yesu aza kugendamo yigisha cyangwa se intumwa ze ziri mu muhengeri. Ibyo byose biba bishushanya kiliziya. Ubwo amazi agashushanya ukuri, rwa rufunzo yari rwashushanyaga ukuri, ariko ntabwo ari urufunzo nje kwigisha. Si ukwibeshya rero nanone niba abantu banditse Bibiliya tubwira ko Abisirayeli bambutse mu mazi, Abanyegiputa bagafatwa n'ayo mazi, abakicwa n'ayo mazi, bamwe bakayambuka abandi akabica. Aha ngaha nanone Abisirayeli ntabwo ari Abisirayeli nk'uko tuba tubitekereza. Icyo Bibiliya tubwira ni ikihe? Ni ukuvuga ngo abana bari muri kiliziya, mu yandi magambo bigishwa ukuri n'urukundo, ntabwo bafatwa n'amazi, ariko abari muri Egiputa cyangwa se bari mu Misiri bafatwa n'amazi akanabica. Aya mazi hano yahagararirwa ku buryo bworoshye na Tomasi, cyangwa se ibyo twita ikoranabuhanga n'ubwenge. Kubera iki? Kubera ko ari abantu badashobora gutekereza ikintu kindi uretse icyo babonesha amaso yabo. Ngiki cyo bita Abanyagiputa cyangwa Abanyamisiri. Ni abantu bakoresha ubwenge bwabo byose bakabikoresha ubwenge, bakibagirwa yuko Imana iyobora ibiri mu bwenge nk'uko babukoresha, ariko ikabibona n'ibitari mu bwenge, nako bidakoresha ubwenge nk'uko babukoresha. Ibi bidakoresha ubwenge nk'uko abantu babukoresha ni nabyo binini, ni nabyo bigari, ni nabyo byonyine bikiza. Si ukwibeshya nanone abandika Bibiliya niba batubwira ko Yezu yagiye mu bukwe bw'Ikana agasaba abantu kuvoma amazi bakayashyira mu ntango 6. Aha nakozeho ikiganiro nabwo kubakurikira ku yindi shene, gifite nimero 10 AM. Nanone mwibuke ko Yezu, ubwo ndacyakomeza ku mazi, mwibuke ko Yezu aza kugenda ku mazi, hejuru y'amazi. Ubwo ni muri Mariko 6. Kugenda hejuru y'amazi ni ukuvuga ko Yezu ari hejuru y'ikinyoma cyose gishoboka. Yezu niwe kuri. Aha ngaha amazi aba arimo gushushanya ikinyoma. Ubwo nk'uko nakunze kubibabwira kandi nzakomeza kubibabwira, amagambo yose muri Bibiliya avuga ibintu bibiri. Ashobora kuvuga ikiri cyiza cyangwa se ikibi, ikiri urukundo cyangwa ikiri ubwanzi, biterwa n'aho rurimo gukoreshwa. Ariko amagambo yo aho ugenda uyashyira ugavuga kimwe cyangwa ikindi, ntabwo avuga ibintu byinshi. Ubwo rero ubwato bwari mu muhengeri hariya, niba twakurikiye ibyo maze kuvuga hejuru, ni kiliziya ubwo ngubwo iri mu kigeragezo. Ko Yezu yatoye abantu barobaga amafi, nabyo ubwo murumva impamvu. Ko hari amafi 153 yarobwe, ubwo murumva impamvu.
muri makeya ntabwo ushobora gusoma Bibiliya utumva amazi icyo avuga ngo ubashe kuyumva. Niyo wayumva igice cyangwa se bimwe na bimwe ukabicaho hejuru. Dukomeje rero ku mazi bwa mbere avugwa muri Bibiliya mu ntangiro. Nubwo ndavuga mu ntangiro 1:6 ubwo niho ngiye gufata kuko avugwa bigitangira, ariko ndavuga ahangaha nuko Imana iravuga iti ntihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanya amazi n'ayandi mazi. Ntihabeho ikirere hagati y'amazi gitandukanye amazi n'ayandi mazi. Ikintu cya mbere ubwo tugiye kureba kuri aya mazi, ubwo nashaka kuvuga uburyo yafata amazi, kuko hari amazi yo mu kirere, hari n'amazi yo ku isi. Ariko noneho mu rwego rwa Bibiliya ushobora kuva ku kantu gatoya ujya ku kinini, cyangwa se ukava ku kinini ujya ku gitoya. Iyo uvuye ku kinini ni ukuvuga ngo uhereye aho nakita ku mpera ya kiliziya cyangwa se ku mpera y'ibintu Imana yaremye, ubwo ni ku kinini. Iyo ugenda wigira imbere ujya ku gatoya niko ugenda wegera Imana. Cyangwa se mu magambo nuhera ku gatoya ugura uva ku Mana ugenda ujya ku kinini. Ubwo ngiye kubaho urugero hasi. Ubwo dufate wenda amazi ava mu kirere, kuko niho hambere hava amazi. Harimo imvura isanzwe, imvura nziza. Ubwo aboroshya ubuzima bahita bakubwira ko ari umugisha. Hari amahindu, hari n'ikime, kuko n'ikime buriya turakifata nk'aho kiva hejuru. Muri ibyo biva hejuru nta kintu kituyemo kiba kihari. Amazi ava hejuru aza ku isi aje kurema cyangwa se aje gukosora. Aza kurema ni iriya mvura, ni kiriya kime. Amahindu abaje gukosora, ubwo ndavuga mu mvugo ya Bibiliya, iyo hari igihano haza amahindu. Ubwo nemba ifata mu rwego rwo nari ntanze hejuru mvuga ngo uva ku kinini ujya ku gitoya, ikinini cyaba imvura, igitoya cyaba ikime. Ni ukuvuga ngo imvura yaba ari rusange, ni ukuvuga ngo ni ukuturuka hirya, buri wese arimo, niko navuga. Ariko nugera ku kime ni ukuvuga ngo ahangaha umaze kwegera Imana. Ikime ni ukwegera Imana byimbitse. Ni nayo mpamvu ababonaga manu bayibonaga imeze nk'ikime. Noneho ubwo nanone dufata inyanja, ubwo turimo kugenda dufata duhere ku binini. Inyanja muri Bibiliya isobanura ukwemera muri rusange. Ubwo inyanja muzayibona kenshi, turaza no kubibona hasi. Inyanja ivugwa kenshi muri Bibiliya. Ubwo mu nyanja mwibuke ko hayo noneho hari ibishobora kubamo bikomoka mu nyanja. Ndafata amafi cyangwa se rwa rufi rwa Yonasi. Ariko hari n'ibikorerwamo. Ni ukuvuga ngo mu nyanja hashobora kugendamo amato. Ibi byose inyanja ibishobora gukomokamo cyangwa se ibishobora gukorerwamo, byose bijyana ku kwemera. Ni ukuvuga ni ukuri, cyangwa se bikajyana ku kinyoma. Ubwo iyo umuntu asoma Bibiliya ahita abibona. Ndaza kubigeraho hasi. Umugezi, ubwo uvuye ku nyanja hakurikiraho umugezi cyangwa isoko. Haba ibikomokamo rimwe na rimwe n'ibikorerwamo. Ni kimwe na hariya hejuru, nabyo nanone bisobanura ukuri cyangwa se ukwemera. Ariko ahangaha murabona ko umugezi kuba ari mutoya, dutangira ubwo ngubwo no kugenda twegera Imana. Kuko niyo wenda Imana ikubona mu nyanja ntabwo ari kimwe n'uko irakubona mu mugezi. Ubibona mu mugezi ari hafi, ubibona ku isoko ari hafi. Noneho ukongera ukamanuka ukagera ku iriba. Amariba ari ubwoko bubiri. Hari iriba rifukuye, hakaba n'iriba nagereranya nka robine, cyangwa se amazi amanuka mu gasozi, cyangwa se apfupfunuka mu musozi, cyangwa apfupfunuka mu ibuye. Ahangaha wegereye nanone kurushaho Imana. Mu yandi magambo wegereye icyo nakita ubwenge cyangwa se ubuhanga bw'Imana. Hirya wari ufite ubwenge nakita rusange bw'Imana. Uko ugenda wegera ku mugezi ubwenge bwiyongereye, ariko ugeze ku iriba cyangwa se ugeze kuri robine, niko navuga fontaine cyangwa se puits, ahangaha wegereye Imana kurushaho. Ubwo rero amazi
ndacyakomeza. Amazi muri Bibiliya kutayumva birakugora kugira ibindi wumva cyangwa se usoma. Amazi reka tubanze twibaze nk'ikinyobwa cy'itorero. Ikinyobwa mwani magambo nta torero ritagira ukuri, nta kuri iryo si itorero. Mwani magambo ni ikinyobwa cy'itorero. Muribuka ko Eliya ageze kwa wa mupfakazi, kakagezi kamaze gukama, yarakanyoye kagera ubwo gakama kuko ntazi imvura yari ikigwa. Noneho agera kwa wa mupfakazi, umupfakazi ufite umwana. Ubwo mbisubiraho gatoya, umupfakazi muri Bibiliya ntabwo bivuga uno mupfakazi tuzi wapfushije umugabo cyangwa se wapfushije umugabo. Muri Bibiliya umupfakazi ni umuntu wese, ndavuga umuntu wese ukeneye urukundo warubuze cyangwa se ukeneye ukuri wakubuze. Uwo nguwo wabarwa nk'umupfakazi, kugira ngo kuko umupfakazi ni wabuze ikintu, ni ngo abuze ikindi kimwuzuza, abakeneye ukuri kuza kumusanga. Ahangaha rero umupfakazi na Eliya biruzuzanya. Kubera iki? Eliya aje ahagarara ijambo ry'Imana, azanye ijambo ry'Imana, aje kuzuza iki? Aje kuzura umupfakazi waburaga iki? Waburaga ijambo ry'Imana. Cyane ko n'umupfakazi ari kumwe n'umwana, no kuvuga ngo uyu mupfakazi afite urukundo ari rwo rwerekanwa n'uriya mwana, ariko noneho akabura iki? Akabura ijambo ariryo rizanwa na Eliya. Eliya azamubwira ngo iki? Aramubwira ngo, ubwo ni mu gitabo cy'Abami cya mbere umutwe wa 14 umurongo wa 10. Eliya azamubwira ati ndakwinginze jya kunzanira amazi make muri urwo rweso kugira ngo nywe. Amazi ajya kumuzanira, ubwo iyo bisomye gutyo uhita wumva ko ari inzara cyangwa se ari icyaka, cyane cyane ko yaramaze igihe abayeho nabi. Ariko hano ni iki? Ni ukuvuga ngo Eliya yari mu gihe cy'ubutayu, yari mu gihe akeneye kwigira imbere mu rwego rw'umwuka. Ni nayo mpamvu yari afitiye inzara y'amazi. Ari nabyo muza kubona nyuma yaho ko hakurikiraho urweso rw'amavuta, hagakurikiraho ifarini. Ibyo byose ni ukuvuga iki? Ni urukundo. Nubwo rwari ruke rutari ruhagije, ariko ntirwigeze rushira, kuko urukundo ntirushira ahubwo ruriyongera. Icyo nicyo cya mbere wenda ubwo naba mvuze. Kubera iki mvuga iki? Mvuga ko amazi aricyo kinyobwa, aricyo kiribwa cy'itorero. Mwani magambo itorero ritagira ukuri, ritagira Bibiliya, ridasoma Bibiliya, iryo si itorero ry'Imana. Mu ntangiriro 2:10 batubwira ko hari uruzi rwaturukaga muri Edeni rugasukira ubusitani, rukahava rwigabanyamo amashami ane. Ibi ntabwo ndi butinde ku by'amashami rwigabanyamo, ariko ndagaruka ku busitani na ruriya ruzi. Uruzi rusukira Edeni ni iki? Ni Bibiliya cyangwa se ni ukuri. Noneho donc Edeni ni kiliziya. Edeni isobanura kiliziya mu rwego rwo hejuru, ntabwo ari kiliziya ibonetse yose. Ubwo rero uruzi rushobora gusukira ubusitani kugira ngo bugire icyo bumeramo, ni uko haba haguyemo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo riguye mu kiliziya cyangwa se mu itorero, nibwo heramo imbuto, nibwo hameramo imbuto kugeza igihe zizavamo n'izindi mbuto. Ni imbuto zikomeza gukura, zikongera zikabyara n'izindi. Nanone turareba muri Daniyeli 1:12 batubwira ngo Daniyeli ubwo bari bafashwe, ari mu bafashwe bavuye i Babyloni. Nyuma aza kwinginga, aravuga ngo ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo. Ubwo mu gifaransa ho handitse les légumes, donc ni imboga, aba ari byo turya n'amazi yo kunywa. Aha nanone twumve yuko ubwenge baje kugira mbere, nubwo bari bafite mbere, ntabwo bikomoka kurya imboga no kunywa amazi, ntabwo ari byo bizana ubwenge. Ahubwo ahangaha no mwibuke yuko no muri Mukamisiri bari barabujije kurya ibindi bitari imboga, bitari n'umugati udasembuye. Imboga ni nayo mpamvu bababwira kurya imboga zisharira cyangwa se ni ukugira ngo batiyanduza. Kwiyanduza bakoresheje iki? Bakoresheje inyigisho. Aha rero kunywa amazi ni ugufata inyigisho z'ukuri,
no kurya imboga ni ugufata ibintu bitarimo umwanda, ndavuga mu rwego rw'umwuka, bitandukanye no gutekereza yuko umuntu kurya ibishyimbo cyangwa se kurya imboga aribyo bituma umuntu agira ubwenge. Aho byaba byoroshye, nzi abantu benshi baba bafite ubwenge kandi ntabwo ariko biri. Kwakira ukuri rero kugeretse ku kwirinda ikibi niko kumenya Imana. Aha ngaha kwa Daniyeli nicyo umuntu yafataho, kwakira ukuri kugeretse ku kwirinda ikibi, kuko kurya ziriya mboga ni ukwirinda ikibi, naho kunywa amazi ni ukwakira ukuri. Ukuri cyangwa amazi ni impano y'Imana. Mu yandi magambo, ukwemera ni impano y'Imana. Nidusoma Ezekiyeli 36 umurongo wa 25, barongera bakatubwira ngo nzabuhagiza amazi asukuye, maze mube abasukure, mbahanagureho ubwandu bwanyu bwose, mucukubiri n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, mbashyiremo n'umwuka mushya. Ibi ndabisomera rimwe ariko reka nakunde mbe ndetse gatoya gusoma icyo cyari gikurikiyeho. Ariko aha ngaha nicyo bita umubatizo. Umubatizo ni ukuvuga ngo Imana irakuhagira ikakuhagiza iki? Ni ukuvuga ngo ni ukuguha. Bibiliya ni ukuguha ukuri ukagukuraho ubwandure bwawe bwose, kuko ukuri niko kubatura. Ntabwo ushobora gushiraho ubwandure utarabona ukuri. Wamara kumenya ukuri, noneho ukagira umutima mushya, noneho wamara kugira umutima mushya ukabasha gukora ibikorwa by'urukundo, ibikorwa by'urumuri. Nongere mpasome ni Ezekiyeli 3:25, nzabuhagiza amazi asukuye, maze mube abasukure, mbahanagureho ubwandure bwanyu bwose, mucukubiri n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, bashyiremo n'umwuka mushya. Muri Yohani 4:13-14, Yezu hano wenda reka mbanze mbivugeho gato kugira ngo mwumve icyo ngiye gusoma. Ni Yezu ubwo yari kumwe n'intumwa ze zirimo kubatiza. Ntabwo ari we wabatizaga, intumwa ze zirimo zibatiza. Noneho nyuma ziza kujya mu mujyi kuguhaha ibyo kurya, zimusiga hafi y'iriba rya Yakobo. Ubwo ni rya riba twavugaga hejuru, iriba rya Yakobo, murimo kumva icyo ririmo rishushanya. Noneho zimaze kumusiga hafi aho ngaho, haza umugore ugiye kuvoma. Umugore adashobora Yezu amusaba amazi, noneho baraganira. Icyo kiganiro muzagikurikire, nicyo gisobanura Yezu uwo ari we. Ndavuga ku buryo bworoshye, ku muntu ushaka kumva Yezu uwo ari we ku buryo bworoshye, wasoma Yohani 4 uzahita ubyumva, kuko uriya mugore atangira avuga uwo ari we akagenda arangiza agiye kumwamamaza. Ariko nanone ubwo ndasoma 13-14 haragira, Yezu aramusubiza ati, unywa aya mazi wese azongera agira inyota, ariko uzanywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi, ahubwo amazi nzamuha azamubamo ari isoko idudubiza kugera mu bugingo bw'iteka. Aha mwibuke ko mu bintu Yezu yari yabwiye umugore, yamubwiye ati, rega tubundi ufite n'abagabo 5, yewe n'uwo ufite uyu munsi sinkeka ko ari uwawe, nako si uwawe. Umugore aratangara. Aha rero kugira abagabo 5 ntago njya kuguhakana ibyanditse cyangwa iki, ariko ndashaka kuvuga nti kugira abagabo 5 no kweza mubwira yuko inyigisho zose afite, kubera ko umugore hari abarimo no guhagarara kiliziya, inyigisho zose bafite nta nimwe iriyo. Izo yagize mbere n'ibindi byose igenda yigishwa, nta kimwe kiricyo. Aha Yezu aramubwira ati, ni ngewe noneho nyigisho y'ukuri, ni ngewe kuri ugomba kumenya. Numara kumenya uzahita ushira inyota, kandi kumenye cyangwa se ubashije kwakira inyigisho ndiyo cyangwa se ndizo, kuko Yezu niyo nyigisho, niyo doctrine nkuko navuze mbivuga hejuru. Ubwo mu yandi magambo ufite ubuzima buhoraho. Biroroshye, twongeye tubisubiremo. Nk'uyu mugore wari warashakishije ibisubizo hirya hino, mu yandi magambo washakishaga inyigisho hirya hino, kuko hano nicyo birimo kuvuga.
yarabonye inyigisho yihe ni Yezu, nta yindi nyigisho. Ni nayo mpamvu uno mugore ahita agenda ajya kwigisha. Kujya kwigisha no kuvuga ngo kiliziya imaze kwakira Yezu yagombye kujya kwigisha. Umuntu wese umaze kwakira Yezu yagombye kujya kwigisha. Uko kuri rero duhabwa na Yezu, cyangwa se uko kuri kiliziya ihabwa, ari nako gutuma noneho ibona ubugingo. Ayo mazi duhabwa na Yezu, mu yandi magambo doctrine nta yindi ni Yezu. Ayo mazi uko kuri niyo atuma nyuma yaho muri Matayo 28:19 Yezu yongera kubabwira ati nimugende, harimo kubwirira intumwa, nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iyo usomye gutya hari akantu kadahita kaza ako kanya, ndakavuga ariko ntago uyu munsi ndabasha kubaha imirongo bijyana, nzafata umwanya wo kwibaha kuko hari myinshi cyane. Iyo bavuze ngo nimugende muri Bibiliya, ntimuzaye mutekereza gufata inkoni cyangwa se gufata imodoka cyangwa n'ikindi cyose cyangwa indege ngo ugiye kwigisha ahandi. Ibyo wenda ni nabyo, ariko icyo ugomba kumenya ni mugende, bivuze ngo fata ibyo ngibyo ufite ubikomeze. Ni mugende no kuvuga ngo guma hure, fata icyo ufite ugikomeze, mugende muri Bibiliya n'ikivuga. Rero hano Yezu niwe avuga ati nimugende, ni nkaho yavuga ati ibyo nabahaye murabifite, mubigumeho, mubikomereho, mubibemo, noneho mubone uko munabigeza ku bandi. Ariko ikintu cya mbere abanza kubabwira hano mugende no kuvuga ngo mubikomereho, mubibemo, mwe kugira na kimwe mutakaza, ngiyo mugende ikivuga hariya. Ubwo rero mwigishe amahanga yose. Ubwo amahanga yose nabyo muri Bibiliya ntabwo biba bivuga kugenda ujya mu bindi bihugu hirya hino. Amahanga ya mbere ari muri twebwe. Amahanga ya mbere tugomba kubanza kwigisha ni muri twebwe, cyangwa se iruhande rwacu, mbere yo kujya kure. Ariko ibyo ngibyo nabyo umunsi nzabigisha amahanga, cyangwa ubwo tuzagira igihe cyabyo. Mwibigishe, mubabatize, niho nshaka gutindaho gatoya. Mu izina rya Data, no kuvuga ngo mubigishe urukundo, ntago kumenaho amazi ntago aricyo cyangwa se kwinika ntago aricyo cyihutirwa. Mubigishe ukuri, no kuvuga Mwana. Mubigishe ibikorwa by'urukundo n'ukuri, no kuvuga Roho Mutagatifu. Kubatizwa no kwakira urukundo n'ukuri by'Imana. Kubatizwa ni ukwiyegurira no gukurikira Imana n'umutima wacu wose, nyuma tukakurikira, tugakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ngiki cyo bita kubatizwa mu izina rya Data, mu izina rya Mwana, mu izina rya Roho Mutagatifu. Turekere rero aho ngaho guhakana ukuri kw'Imana nk'uko hari abo byabayeho. Ubwo turabisanga muri Yohana 19:34. Ahubwo umwe mu basirikare amutikura icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Nashaka kugaruka ku mazi ubwo n'amaraso. Iyo batubwiye amazi twabivuze kuva hejuru, baba batubwiye ukuri. Hano batubwiye amaraso n'amazi. Kuba babishyize mu nteruro imwe cyangwa babishyize hamwe, birasobanura yuko amaraso asobanura kwa kuri kwigiye imbere, kuri imbere kwegereye Imana, mu gihe amazi ari ukuri cyangwa se ijambo ry'Imana tuba dusoma tubona dukoresheje amaso yacu. Mu yandi magambo, amazi n'amaraso hano biri kumwe, ni ukuvuga ngo abari bamuteye icumu bari bahakanye ukuri kwa Bibiliya cyangwa se ukuri kw'Imana umuntu ashobora kurebesha amaso, bahakanye n'ukuri kw'Imana umuntu atabona ako kanya, kuko amaraso ava imbere, amazi tuyabona inyuma. Ariko kuba babitwerekeye hamwe, ni ukuvuga ngo bari bahakanye ibyo bintu icyarimwe. Bahakanye uko ijambo ry'Imana rifite ukuri kugaragara n'ukuri kutagaragara. Ibyo ngibyo twebwe ntitube muri abo ngabo. Ubwo rero amazi mu rwego rwo hejuru, ahangaha sinzi na turi bwumvikane, ariko mugafate gutyo, ubwo tuzabigarukaho, tuzagenda tubigarukaho. Amazi mu rwego rwo hejuru twabonye ko avuga ukuri kw'Imana kuva hejuru, ariko noneho hano nongeye kongeraho n'indi turufu, nongeye ndemerezeho. Amazi asobanura ijwi ry'Imana ubwayo. Reka turebe muri Ezekiyeli 47
kuva kuri 12 ntabwo ndi buyisome byose, ndasoma akabanza ariko muzahasome kugira ngo mubone ko ayo mazi avubuka mu ngoro. Bavuga ngo ubwo aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro. Maze amazi avubuka mu ngoro y'Imana munsi y'urutambiro akiza ibintu byose anyuzeho, murumva ari ayahe mu by'ukuri? Nta kindi gisohoka mu ngoro y'Imana, nta kindi gisohoka mu nzu y'Imana uretse ijambo ryayo. Ngaha rero aho Bibiliya rimwe na rimwe isa n'itugorera, ariko amazi asohoka mu ngoro nta kindi ni ijambo ry'Imana. Dusome mu Byahishuwe 4:6, murongera mubone ko handitse ngo imbere y'intebe y'ubwami hakaba inyanja isa n'ikirahure kibonerana. Iyo nyanja iteretse imbere y'ubwami nta yindi ni ijambo ry'Imana. Dukomeze nanone mu Byahishuwe 10:2, nuko ashinga ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja, icy'ibumoso agishinga ku isi. Aha nanone ni iki? Ni umwuzuro w'ijambo ry'Imana, kubera ko gukandagira ku nyanja, nababwiye ko inyanja ubwo ni cya kindi kinini, iyo bikiri ikintu kinini, inyanja turimo gusobanura neza ko ari ijambo ry'Imana kuri buri wese, naho ibumoso ni ijambo ry'Imana kubona akita babigize umwuga, mu yandi magambo ababyize. Imana yari ihagaze kuri ibyo bintu uko ari bibiri, ryaba ijambo ry'Imana rigenewe buri muntu wese, ryaba n'ijambo ry'Imana rifite ababashije kubyiga bakarihenengeza cyangwa se bakarizobera. Imana irihagaze hagati, mu yandi magambo ijambo amazi nanone ni ijwi cyangwa se ijambo ry'Imana cyangwa se Imana ubwayo. Hanyuma numva ijwi riturutse mu ijuru rimeze nk'urusumo, ubwo ni Byahishuwe nanone, nk'urusumo rw'amazi nyamwinshi y'inyanja, cyangwa nk'umuhindagano ukaze w'inkuba. Aha nanone mwikwirwa mwibaza ngo iryo jwi ni bwoko ki, cyangwa ayo mazi nyamwinshi ni ayahe y'inyanja? Ni ijambo ry'Imana. Harya utambeshye cyangwa se ngo wibeshye, wabatijwe mu yahe mazi? Nta gisubizo cyawe ntegereje nshaka, ariko turekera aho kumva cyangwa kwirirwa turwana ngo nakarabatijwe cyangwa ntiyabatijwe, tutarumva ibyo tuba tubatizwamo ibyo ari byo. Amazi muri Bibiliya ashushanya ijambo ry'Imana, ashushanya Imana ubwayo, ashushanya ijwi ry'Imana. Nyagasani duherekeze maze utwambutse Yorodani, kandi isoko igukomokaho ikomeze uduhe kumenya byisesuye umunsi ku munsi. Uhoraho, ineza yawe duhoreho, nk'uko amiringo yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.